byo nifuza nyine wenda ikintu naharanira gukora cyangwa se nafashamo abantu bari hasi. Buri muntu wese nyine hano hanze hari abantu benshi bafite impano yo gukora umuziki no kuwumva nyine no kuririmba ibintu byose, ariko badafite opportunity nyine yo kuzamuka ngo bakore ibintu birenze tubamenye. Yego, icyo kintu wenda numva igihe bizaba nyine byarabaye nk'uko mbyifuza, iyo justice nzayiharanira kuri bo. Yes, reka nguhe ikaze ukomeje kurikira Gifata TV show. Nk'ibisanzwe mwari mumenyereye ko tuba turi muri studio, ariko uyu munsi ndagira nkubwiye ko nigereye kuri tere. Murabona ntago ndi njyenyine, ndi kumwe n'umwe n'umusore umeze neza cyane mu bintu by'ubucuranzi. Yes, reka atangira bibwira, ababwire aha iwabo, ababwire amazina ye, ababwire n'aho akorera, ndetse ababwire n'aho mwamusanga, bamwe mwamukunze, ndetse mukabifuza kumenya ninde ni muntu ki nyuma y'iki kiganiro tugiye gukorana. Yes, watangiye bibwire mwanyene wawe. Yego, murakoze. Amazina ni Jiberon. Yego, ndi hano niho ndi. Tuye hanga Remera. Oya. Njyewe mu rugo ni Kimisagara, niho mu rugo. Yego. Yes, avuze ko mu rugo ari Kimisagara. Kimisagara ni umujyi wa Kigali, aba mutahazi. Wakibaza ngo akora iki, ni muntu ki, ni kubera iki ari hano kuri kamera? Watangira ubwira abakurikiye Gifata TV show icyo ukora. Yego, ikintu nkora ndi umucuranzi wa live music. Yego, curanga drum. Yes, nkuko mubyumvishe ni umuhanzi ucuranga drum. Twifuje kumenya izo drum ucuranga nihe, wazigiye he, cyangwa se ni irihe shuri wigiyemo ryaguhuguye nyine ukamenya ibyo bintu ukora uyu munsi nyine bitumye uri aha ngaha? Yego, murakoze. Ibintu njya kubyiga nabyize mu rusengero, niho nabitangiriye kubyiga no kubikora, nyuma nshaka kubizamura mu bundi buryo, mbiva mu byo mu rusengero njya gukorera n'ahandi kugira ngo mashake indi opportunity irenze iyo nari narakuye mu rusengero. Yes, babyumva rero ni umwe mu bantu bafite impano, ndetse uru Rwanda industry dukeneye abantu bafite impano, bafite tara, ndetse bazamura umuziki nyarwanda. Uyu munsi ari hano kuri Gifata TV show, ejo azaba ari ahandi hantu harenze ahangaha uyu munsi ari. Ni ikihe kintu wabwira abantu bakurikiye Gifata TV show bafite impano yo gucuranga cyangwa se bumva bazaba abacuranzi? Ni iyihe nzira cyangwa se nihe kata wabwira bagakoresha kugira ngo inzozi zawo cyangwa se ibyo bifuza bigerweho? Ikintu nababwira ni kimwe. Yego, niba ukunze ikintu runaka, ushobora no kuba wenda udakunze n'ibintu by'umuziki, ikintu icyo ari cyo cyose ukunze nk'uko ugikunze gikora, kandi gikorane umwete, wumva ko ejo cyangwa ejo bundi bizaba ibintu bya danje. Yes, uvuze kugikorana umwete ndetse no gukorana ubushake. Ndatekereza ese nyuma y'imyaka 2 ishize ukora ibi bintu, ni uruhe rwego, ni intambwe ubona wateye, ndetse uyu munsi kwiye no kuba wishimira mu gihe ubona hari ikintu cyahindutse kuri career yawe, kwiye kuba wishimira, ndetse ukaba wanashishikariza abandi kugira ngo bakomeze inzira yabo batangiye? Yego, buriya ibintu nkora iyo nza kuba ntarabikunze cyangwa se ngo numve mbishaka kubishyiramo umwete mwinshi, ntabwo mba naravuye ahantu nyine ho nahoze. Ntabwo mvuga ko wenda nageze ahantu hadanje, gusa wenda mfite ahantu navuye n'aho nageze n'ahandi nshaka kugera. Byatumye nkora cyane, numva nshaka kumenya ibindi biri hejuru y'ibyo nzi, bigenda bimpuza nanone, nshaka connection y'ibintu byinshi, ngera ku byo bindi nanone ntatekerezaga muri iyo myaka igera mu 8 ishize mbigiyemo cyangwa se numva mbikunze. Uvuze gutyo ntekereza ku makuru cyangwa se ku bushakashatsi, cyangwa se nabyita nka, sinzi uko nabyita, hari amakuru tugufiteho yuko wigeze kugerageza kujya kwiga ku Nyundo, nubwo waje gutsinda competition nyuma bikaza kurangira utakomeje ngo ujye ku Nyundo. Ni ikihe kintu cyabaye kugira ngo ntukomeze ujye ku Nyundo kandi wabaye competent
mu marushanwa ya Nyundo yabaye 2018? buriya hari ibintu nyine bijya bibaho, Yego. umuntu nyine akora yishakisha ashaka kugera ahandi hantu, Yego. akabikora nyine kuko abikunze, akabishaka kugira ngo nyine arebe ko hari aho bimugeza. Yego. Ibyo ni byo koko narabigerageje, nkora ubwa mbere Yego. ku rwego rw'intara nyine ndatsinda, bigeze kuri level yo hejuru ku rwego rw'igihugu mvira mwaho, ariko ntabwo bivuze ko nacitse intege yo kubikora cyangwa se zo gukomeza kubikora, nubwo n'ubu ngubu mfite opportunity yo kuba nagiyeho nkakora, ariko ntabwo ari nk'umunyeshuri wabwo, kandi ntabwo byanciye intege ngo ni uko wenda byaferenze ku munota wa nyuma. Yego. Yes, uyu munsi rero turi hano turi mu kiganiro, hari abantu benshi bifuje kumenya ese ni ikihe kintu ku Nyundo bagenderaho mbere y'uko bafata, cyangwa se ni ikihe kintu bagendera kugira ngo umuntu bamuhe nka chance, nabita nka chance kugira ngo abashe kuba yajya ku ruhando rwo hajya gukompeta n'abandi. Uzi ko nyine muri industry biragoye kugira ngo upfe kubona umuntu kuzamura cyangwa se aguhuze n'abantu bakomeye. Ni ikihe kintu wabwira umuntu wumva afite imana ariko akeneye kubona iyo chance yo kujya ku Nyundo gukompeta? Ikintu namubwira, gukora hariya ntabwo ari ibintu bya danje iyo ufite connection y'ukuntu wakora. Ariko sinavuga ko wenda ari na connection, kuko kuri platform zabo barabitangaza iyo bafite ama competition. Wowe iyo wumva wizeye wararangije senior cyangwa se wararangije secondaire, ikintu ukora iyo umaze kubona notification zabo ko batangaje igihe cyo gukorera, wowe uragenda ukagera kuri site bazakoreraho bitewe n'intara urimo cyangwa se uri na hano i Kigali, barabitangaza byose. Ubwo iyo birangiye uragenda ukagera kuri site ukiyandikisha ahantu bakorera, noneho bahita baza mugakora. Iyo wumva wiyaminiye mu muziki, kuririmba, gucuranga instrument zose, uragenda ugakora. Iyo babonye nyine uri kuri level y'ibintu bashaka nyine gukoresha mu mwaka wa 4 wabo, uragenda ukiga nta kibazo, nta bintu bya danje. Yes, umbwiye ko umuntu wese ukurikiye Rifa TV show ufite impano wumva ushaka kujya kubona n'abayobozi ba Nyundo, ni nizo nzira banyuramo. Thierry nk'ibisanzwe arabivuze. Yes Thierry, nari ikibazo kimwe nacyo cya nyuma nshaka kubaza, ni nk'ihe ntego wumva uhereye uyu munsi wihaye, ndetse wumva nko mu myaka 5 cyangwa se inarenze ahandi hantu, ni nk'ihe rwego wumva ugomba kuzaba uriho? Njyewe numva ubundi ikintu cyatumye ubundi bino byose numva sinzi niba ari nacyo wenda cyabiteye, kuko umuziki njye narawukundaga, ahubwo numva nimbona opportunity nyine irenze nk'uko mbishaka nkagera ku byo nifuza, nyine wenda ikintu naharanira gukora cyangwa se nafashamo abantu bari hasi. Buri muntu wese nyine hano hanze hari abantu benshi bafite impano yo gukora umuziki no kuwumva nyine no kuririmba ibintu byose, ariko badafite opportunity nyine yo kuzamuka ngo bakore ibintu birenze tubamenye. Yego, icyo kintu wenda numva igihe bizaba nyine byarabaye nk'uko mbyifuza, iyo justice nzayiharanira kuri bo. Yes, justice ni hano kanya dufite 155 EM, dufite na Kina Music, dufite na Country Record, ni ama studio nakuvuga ko ari asa nkayoboye ayandi muri ino showbiz trend yo mu Rwanda. Umuntu aguhaye chance akubwira ati hitamo imwe wumva wakomezanya nayo cyangwa se wajya gukoreramo, ni nk'iye wewe wumva wahitamo? Tubwire n'impamvu. Njyewe iyo nahitamo ku giti cyanjye, nakorera wenda muri 155. Impamvu nahitamo kuhakorera niho hantu hari opportunity ya danje, wenda bitavuze ko wenda n'ahandi badafite opportunity y'ibintu birenze, nabo bakora ibintu bya danje kandi tukabibona tukanabikunda. Gusa wenda 155 wenda nk'uko nyine tubizi twese, opportunity yabo itandukanye n'iyayo marebo yandi. Opportunity yabo njye numva wenda ariyo nkeneye, cyangwa se nubwo n'izindi nzikeneye numva nyine ari iri kuri standard yo hejuru, najyamo wenda bikamfasha kugera ku bintu nshaka byihuse. Yes. Thierry arabisobanuye neza.
buri muntu wese wumva afite impano cyangwa se yumva ashoboye yagana Nyundo ikamufasha cyangwa se n'ahandi hose. Murabizi ko hano kuri First TV show nta kindi turangaje imbere no gushyigikira umuziki nyarwanda, no gushyigikira abana b'u Rwanda. Ntago twifuza ko impano z'u Rwanda ziguma hasi, ahubwo dukeneye ko zizamuka zikajya hejuru. Yes. Uyu muhungu rero reka babwire social media ze, nawe umushaka aho wamusanga, ni izihe social media bagusangaho? Kuri Instagram yanjye nitwa Gberon250, ni nayo nkoresha ahantu hose. Yego. Okay, reka babwire ko ikiganiro nakagaruka nk'ibisanzwe. Murabizi hano ni uptrend kuko turangaje imbere no kuguha amakuru ya showbiz trend, no kuguhereza ibintu byiza. Murabizi ko twebwe duhora imbere, ndetse ikiganiro cyacu kirayoboye ku ruhando rw'ibindi biganiro byose. Reka nkubwire ngo wowe urimo reba First TV show, komeza uyisangize na bagenzi bawe, ndetse mukomeze kwagura umuziki nyarwanda, ndetse dukomeze guteza impano z'abanyarwanda, tukomeze guteza imbere. Sawa, nakagaruka. Ciao.